tuganire na bije turayijyanye na bije turayijyanye urakize karabana kabaye abanyarwanda nibo baciye umugani ngo iminsi wa myinshi igahimwa n'umwe. Umva ubukire natangiye kubyiyumvamo mu misokoro, mu mitsi, mu mika n'ibana ngiye kuvuga ngo mu mikaya, harya abantu bagira imikaya sebeze gege, ariko ubu ndimo ndiyumva ndi muri Range Rover, ndimo ndabona natangiye gutembera ibihugu, ndimo ewewe. Umva ntakize byarangiye kuba Claude namubonye nkafatisha umuntu bita Sumani bakaba banyemerera na bariya bakobwa, ibintu noneho byaciyemo. Ahubwo mbabaza ahantu bashobora kuba bari, noneho ubundi baze tugire utuntu twikorera ko murasetsa nze nkwereke. Claude nizo bitse ikindi bisenga ibintu Claude isa nkupa banza utamenya uwo ari we, ahubwo umuntu amamagarira. Yes Claude nizo bitse Uriese umva tebuka uze duhure dupange ya gahunda neza tuyinoze, uhamagare na Sumani umuhamagare muze duhure nyine ya gahunda nyine tutangire tujye mu kazi, twite twimbika mu kazi. Rego akazi katangiye. Uracyafite swaga nka za zindi za nimugoroba? Sawa. Ndumva ibintu bigiye kugenda bala nongeye nakize. Mpaye wagiye kureba Claude tukajya kureba Mukirera kanze gato. Ahantu ni heza kabisa. Hano noneho abantu ngomba kubakuramo amafaranga byatari, ahubwo umuntu witwa Claude nagira abanguke ubundi nkwereke ukuntu ibintu bigenda. None ariko biragaragara ko umuntu uri buhaze bibone ko harimo umwuka wera. Kamamagare Claude ahubwo mubwira banguke. Claude nawe rero agira courage, ariko uyu munsi sinzi ibintu yankoreye. Abizi nibwo tugiye gutangira business, none maraza set ibirenge nk'akanyamasyo. Yes Claude ugeze banguka ndi handi nyine kuri banguka ngutabara. Iravu urimo urandeba se? Uriese aho ngaho kwa motari. Sawa banguka uriramo hano hejuru mu gashyamba hano nyine. Sawa ndayariye we, ngo ndayariye we. Claude yahezera. bimeze gute Claude? Amakuru ni neza rwose. Nanjye kureba ngo tujye kureba Mukirera nzapamagara ku gitondo cya kare. Nanjye ubwo nari napaze ko uzo kureba. Buya nanjye nicyo kinzinduye. Nanjye nazindutse kugira ngo tujye kureba Mukirera. Tugende rwose tugere kubujya ko twakorera amafaranga. Tugende rwose tugereye. Basi twasenge hano hantu byo biragaragara yuko amafaranga y'ho ndi buyahakura. Ko byanga bikunda ndayahakura nabibonye. Abo reka mbe njya mu mwuka neza. Wumva ukuntu ibintu bigiye kugenda bala. Naje? Ya. Asma, uraho neza? Neza shimwe. Boss, umeze neza? Uri mu mavuta? Ngende mu mavuta rwose. Umeze gute? Biragenda cyane. Buno nondagira ngo ikiraka tugikore neza nkuko wakitubwiye. Hano hanini sawa. Wabonye ute? Hano hameze neza. Urumva agena hatekerejeho. Numva mbona hari amafu. Umuntu uri buze kuza akabona turi muri ri. Zekuwa. Zekuta. Itanasha nara. Itasha.
birimo neza ahubwo twayariye kaba niko twayariye none uri rusasa tugiye gutangira ntabwo nshaka ko turi butinde kuko hano urabona hajya haca abantu gutya abandi haca abantu hariya ni ukuvuga ngo tugiye dutangira abantu ubwo ni ukuvuga ngo tugiye gusenga ubundi urajya muri iyi position urajya muri iyi position nanjye ndajya muri aha ndajya aho bareba neza niyo ntubwo ikintu cyo gukora ni ugusenga mukamanura amavuta mukarimba indirimbo uririmba indirimbo yo mu gitabo yego urasenga noneho ngewe ndaba nibo ndagaserera natse umuriro twagiye mana yageze kwiremba international hotarasata fire gukora nyabera babane mwijoro kwiremba sana abantu barwaye Amina haleluya international hotarasata sana abantu da Kristo Yesu abantu baze bakase abantu baze turabashaka haleluya Amina haleluya barwaye inkono y'amaye masana abantu barwaye ingingo zose Imana ikiza ubumuga Imana itanga akazi sana abantu barwaye mu kwaha sana abantu barwaye ingingo sana abantu barwaye ishyamba naryo ryaragowe n'abasazi basigaye baza kubyiniramo se ari abantu sinzi ngende ndeba ibyo barimo usanga ari ibintu byatawe umutwe biri kuvuga n'ibintu by'Imana utamenya ngenda ariko Nyagasani mubyeyi udukunda byahebuje twebwe uteye kubaho mu rukundo dore umuyoboke Nyagasani mubyeyi mina haleluya haleluya mu izina rya Yesu izina rya Yesu ndakwereka abadayimoni bamurimo haleluya mwamuzane n'abandi bakristo batukoze haleluya 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 ndakwinjiza kugira ngo mukobwa mida haleluya abadayimoni bamurimo bose izina rya Yesu amakuru amizina rya Yesu mwangwire tabise mwe international abadayimoni hano ku mabuno bari hano ku mabuno pepo kwa general Yesu toka abadayimoni turabamagana mu izina rya Yesu turabamagana mu izina rya Yesu je banyita nyasha n'abandi bakristo izina rya Yesu izina rya Yesu pepo kwa Yesu je nababwiye ngo banyita witwa Nyasha pepo kwa general Yesu kwa general Yesu uburaya gusa afite dayimoni yambaye izina rya Yesu kuzunguza na izina rya Yesu nikoye witeka mana ndetse kumva icyubahiro kirahangaha witwa Nyasha babwiye ngo nitwa nyasha undi muri gukora icyaha hano turimo turasenga Imana mukozi w'Imana ese we ntabwo uri umukozi w'Imana niko Sumani uyu muntu wamubona gute uyu mukobwa ndabona ari umukobwa mwiza ukwiye gukorera Imana ndabona ukwiye gukorera Imana urabona abadayimoni atabafite abadayimoni bose bari no muri izi nyashi n'izina ryose rimwe mutera bari tazari nibo bagushije bari tazari niko so usengera he mina haleluya ni idini rya nyasha idini rya Nyasha idini rya nyasha izina rya Yesu aba badayimoni bari muri aya mabuno izina rya pepre badayimoni b'amahembe izi Nyasha twamaze kumenya ko zagushije bari tazari ndabona dayimoni rukukumba izina rya Yesu rimwe murimo gusenya ingo z'iki gihe rimwe murimo gutera nikoye ingo zirimo gutuma zisenyuka z'iki gihe kubera izi Nyasha zanyu murimo kwambara gutya izina rya Yesu turabasaba kwambara neza mu izina rya Yesu mwambare mwikwize mu
mu izina rya Yesu nimwe murimo gutuma Balikazari haca inyuma umugore we mu izina rya Yesu toke sitari mu izina rya Yesu ndatokesheje abazimu bashye umva rero umva utuye Yesu uratanga ituro ry'ishimwe nyasha kora hano mbonye numvishe ijwi rimbwira ngo urakize urabohotse uhaye telefone yanjye kubera ibintu nkoreye ndumva haleluya witeka mwami naho utamubwiye ku musaraba haleluya wasuye n'abashaka kuzuka bose sana n'ikindi ndumva mina haleluya rimbwira ngo ufite iki ngo usengere bigende ceceka mu nyuma umva indwara ukize wari ugiye guterwa n'indwara ifata inka yitwa ikibagarira none urakize turagushimira Kristo kuba ubikuyeho Imana ikora biradutegaza ni muzima Yesu ni muzima Yesu ni muzima Yesu ni muzima barakora bene data ntabakora Imana uzigera korwa n'iki nima wakora Imana uzigera korwa n'iki Nyasha mbonye mu rugo ufite ihene y'amabuno maremare ufite n'inka iyo nka rero ariyo ugenda uzane ni ukuvuga ngo kuwa gatanu tuzatangira amasengesho y'iminsi 40 uzane umva se iyo nkuyizane ya nka yawe ufite nabonye mu rugo iwawe Imana iguha inzu y'amabati 70 vugutamina urashaka n'umugabo mwiza umugabo wanjye nawe n'umupagani akajya aza gusanga mukamuhinda urashaka umugabo wanjye n'umupagani mina haleluya muri abakozi b'Imana umugabo wawe ariko mbonye ikindi kintu gikomeye mbonye mu buriri byaranze mbonye atazi gukora gahunda neza ni gake ngiye kugushakira umugabo uzajya gukora gahunda neza urabona jewe ntabibasha mina haleluya turaza kubyaranje turebe mina haleluya mutega amatwi mutuze mu mitima yanyu namwe umva rero reka dusoze burije kandi umurimo w'Imana wagenze neza noneho uzagaruke kwa gatanu uzane n'abandi ba Kisitu uzababona n'umugabo oya umugabo wawe uzamureke ariko uzibande muri babaturanye bawe amafaranga menshi kuri konti kandi yatura urusengero rukagira aho rugera kuba kusengero rwiza mina haleluya abakristo nk'abo turabashaka mina haleluya bafite amabuno cyane umukobwa tuzanye ukora muri banki afite amabuno turashaka abakristo nk'abanyagasani nyashi Imana ikurinde kandi kwese mu ruhanga rwawe mbonye amafaranga noneho taha dore natwe turagiye kandi ubwo tuzasubira ku gatanu duhuriye hano cyane rwose amahoro y'Imana bari amabone yagenze neza cyane umva niko kurangarira mukobwa kwizina cy'Imana reka nkubwire boss uriya mukobwa ukuntu namubonye arazana n'abandi bameze nkawe b'ibisabo bafite n'amafaranga urumva ko azanye n'abakobwa bakora muri banki umva se turi kwa kangahe mutahe ubwo naho kwa gatanu sibyo mutahe naho kwa gatanu nzababwira duhure tugende dukorere Imana umva none uriya mukobwa abazimu bose nabonye bamuvuyemo sibyo none turi kumwe none se aho ka telefone igitoro turigabane abantu none namwe muri nese bakakanya we tujye gufata dutahira aho ngaho ariko nukuvuga ngo boss Claude nukuvuga ngo boss urabona Nyashi yagize igitambo cy'ishimwe yatanzira tuzarisubira ubutaha cyangwa reka mbereke reka duhure kuri ka kabiri ko kwa tuyisenge nibiza gukunda ariko nibidakunda ni mutaha mbona naho kwa gatanu kandi mwihangane kwa gatanu byo
kuwa gatanu ni pasu kuko urumva uyu munsi nayo irimo kwiyorganiza nabonye natwawe imbaraga nyinshi cyane bose ni ukuvuga ngo uko ibintu bimeze wowe kuwa gatanu ni pasu kuwa gatanu wowe ndakohereza kibiri kuri telefone nawe nta kibazo mpapuro akamoto n'umundi kangeza sawa imana ikurinde bose sawa yego mwakoze umutegeko yego